Byatangaza cyane kuba uri umunyarwanda ndetse ukurikira amakuru avugirwa ku mbuga nkoranyambaga, ukaba utarumva inkuru y'isibwa rya cano yo kuri YouTube ya Ismael Mwanafunzi. Ismael Mwanafunzi muramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye, harimo wari uzi ko benshi bakunda ndetse n'ibyegeranyo yagendaga atanga bigiye bitandukanye kuri social media. Abantu benshi rero bamuzi mu musengere uyu muvandimwe, kubera ko chano yiwe yari imaze gukura cyane, igeze mu ba subscribers bagera ku bihumbi 400 barenga. Uyu munsi wa none chano ya Mwanafunzi yarasibwe. Bisobanuye iki? Ibi ngibi ushobora kubyumva ko ibintu bisanzwe, ariko iyo chano yawe isibwe biba bisobanuye ko utari umu YouTube partner, ndetse kandi ubwo nyine guhembwa bivuze ko biba birangiye. Ese kandi ni iki cyaba cyarabaye kuri Mwanafunzi kugira ngo ibi byamubayeho bibe, cyangwa se kugira ngo nawe wenda uri kumva ikiganiro uze kwirinda ayo makosa kugira atazakubaho, hanyuma YouTube channel yawe igasibwa mu buryo butunguranye. Akenshi tuzi ko hari amakosa agiye atandukanye YouTube ishobora kubabarira, cyane cyane nk'iyo uploadinze video y'undi cyangwa ukayishyira kuri channel yawe, hari igihe bakubabariye bakakubwira ngo wakoze strike, bibaye ngombwa wasibiye video cyangwa se watinda bakayigusibira. Hari n'ikindi bita copyright. Kubahiriza amabwiriza ya YouTube channel yawe cyangwa se amabwiriza ya YouTube, ni ukuvuga ngo ni bimwe mu bintu bishobora kugufasha, ariko hari abantu benshi bakora aya makosa nyamara batari bazi ko hari amakosa, ugasanga bayaguyemo kubera ko bashobora nko uploadinga video wowe ubwawe ukumva ari ibintu bisanzwe, kubera ko nta copyright wakoze, na strike ufite, ndetse na community guidelines wabonye, ukumva ko ibyo ngibyo bihagije. Nyamara YouTube ishobora kugenzura ibintu upostinga kuri channel yawe, yasanga hari ibyo wowe ubwawe ushobora kuba ukora bitajyanye n'amabwiriza yayo, ugasanga bikugezeho ingaruka. Reka dufate nk'urugero, YouTube channel hari byinshi mu byo igenda ibuza aba YouTube partner program kuba bakora, harimo nko gupostinga video agaragaza abantu barimo kuva amaraso, cyangwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Wenda ibyo ngibyo nk'izo video ukazishyira kuri YouTube channel yawe, hari kenshi ushobora gutekereza ngo mbese niba ngibi narabikoze wenda bikaba byararangiye, cyangwa se nakora iki? Hari uburyo ushobora kujurira kuri YouTube channel mu gihe baguhaye strike, hanyuma wowe wajurira watsinda ya strike bakayikuraho. Ariko iyo batayikuyeho, YouTube channel yawe niko urushaho kuba uyijyana mu kaga, kubera ko biba bigaragara ko uhora uri umuntu nyine udashobotse kandi ukunda kujimaka, kandi bo baba bakubwira ibyo babona ko wakoze strike. Ni ngombwa rero kandi ni byiza yuko niba ubonye strike cyangwa copyright uhita wihutira kuyikosora. Ushobora kunyura muri YouTube studio ugakosora ayo makosa yagaragaye, ariko nanone ukamenya content ukora niba zitica amabwiriza ya YouTube. Reka dufate nk'urugero, ni ukuvuga ngo Mwanafunzi amakuru agenda hwihwiswa avuga ko ngo ashobora kuba YouTube channel yarasibwe bitewe n'uko ngo yaba yarakundaga gukora ibyegeranyo bigaragaza Kongo no mu mitwe y'iterabwoba cyangwa se mwiramitwe. Ubundi YouTube ntago yemera biriya bintu cyangwa ngo ibe yabishyigikira. Ni ukuvuga iyo babonye hari umutwe umwe uri gufavoriza cyangwa se uri kuwushyira imbere, bikagaragara ko uri inyuma yawo, YouTube channel yawe ishobora guhita isibwa ako kanya, batabaye ngombwa yuko babanza kukugisha inama cyangwa se ngo bakwereke amakosa waba wakoze. Hari abantu benshi bumvishe kino kiganiro wenda nabo byarababayeho. Uyu munsi wa none Mwanafunzi ntabwo akiri umu YouTube partner program. Icyakoze navuga ngo abantu babyizera cyangwa se bumva ko ibyo bintu bikwiriye, cyangwa se umuntu wese ufite umutima wa kimuntu nyine yasengera Mwanafunzi kugira ngo ibintu bibize kuba byagenda neza, kubera ko uyu munsi wa none ari mu marira, kandi ni igihombo gikomeye kuba warafashe channel yawe yo kuri YouTube hanyuma ukayihandlinga ndetse kandi ukayikuza ukayipromotinga kugeza ubwo igeze abasubscribers cyangwa abasabona mu ndimi z'igifaransa bagera ku bihumbi 400, atari
atari ukuvuga ngo wenda hari ibindi bintu wajya gukora bivuze ko waba guhembwa cyangwa se ukoreraho ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko bizamura business zawe cyangwa se indi mirimo ya buri munsi usanzwe ukora. Ni ibintu rero bibabaje, navuga ngo umuntu ufite umutima wa kimuntu rwose abajya ku mavi kandi bazi gusenga basenge, kubera ko birashoboka neza ko YouTube channel ya Mwanafunzi ishobora kugaruka mu gihe nanone yajurira hanyuma agatsinda, ariko nanone adatsinze bibaye ngombwa ko adatsinda ni ukuvuga ngo YouTube channel ibigiye, nta n'ikindi kintu yakora kugira nanone yongere kugaruka. Kandi bivuze neza ko iyo email yari yarakoresheje afungura iyo YouTube channel ishobora kuba iri muri crise cyangwa se yarakuwe ku murongo ku buryo itongera gushobora nanone kuba yagaruka kuri ya channel ye ngo hanyuma wenda yongere akosora amakosa ahereye kuri zeru nanone yongere atangire. Bisobanuye ko niba ashobora channel ye niramuka itagarutse, bisobanuye ko azafata umwanya hanyuma akongera agakreya YouTube channel nanone hanyuma agakurikiza amabwiriza ya YouTube kugira ngo nanone abe umu YouTuber partner program. Hari recommendation igenda itangwa kuri video zawe, ni nka kwa kundi recommendation usanga video yawe wayishyizeho ariko abantu benshi bari kugenda bayibona bitewe nuko wagaragaje neza content ukora ndetse abantu wenda barazishimira. Abo bantu rero bishimiye izo content zawe ukora nabo bakunda kujya babona video wagiye ushyiraho recommendation. Ariko reka twivugire kuri monetize. Iyo wakoza amakosa menshi harimo copyright strike cyangwa se ukaba wenda wishe community guidelines ariyo y'amabwiriza ya YouTube channel nakubwiye, harimo kuba wapostinga abantu barimo kuva amaraso cyangwa se bari mu mahohoterwa cyangwa n'ibindi YouTube itemera, ibyo ngibyo rwose recommendation yawe igerwaho. Reka tuvuge kuri monetization. Iyo uri monetize ugakora aya makosa, hari ubwo YouTube itabasha kwihangana cyangwa se ngo yumve uruhande rwawe, ibashe gutekereza cyangwa se ngo babashe kumva neza icyo bashakaga kuvuga, ahubwo barasisingura basanga amabwiriza yabo warayishe. Ushobora kuyakorera ubugira rimwe bakakwihorera, ubugira kabiri bakakwihorera, ariko iyo basanze ari byo noneho ukomeje gukora birangira YouTube channel yawe ibaye banned, ikava ku murongo kugeza aho abayisacinze batabasha kuyibona. Hari mu gihe rero abakatolike bizihizaga ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuri Asomisiyo, nyuma ya saa sita nibwo hasohotse inkuru mbi ndetse kandi ivuga ko channel ya Mwanafunzi yasibwe, ndetse aho benshi bajya kuyishaka barayiburaga bagatekereza bakibaza ngo mbese byagenze bite. Uyu munsi wa none Mwanafunzi ni ukuvuga ngo ashobora gutangira bundi bushya. Twamufataga nka bamwe mu baregent cyangwa se abantu batugezagaho ibikorwa ku gihe ndetse kandi by'ubwenge, ariko ntabwo ushobora gutekereza impamvu YouTube channel ari we yafashe cyangwa se YouTube ari we yafata hanyuma ikamuhitamo mu bantu bose bashobora gusibirwa channel. Ntago ari we wenyine, ahubwo wumve ko hari n'abandi. Mu gihe cyose uzaba wubahirije amabwiriza ya YouTube, nubwo bigoye ariko birashoboka ko wayubahiriza. Ndetse kandi abantu benshi tugenda dukora amakosa agiye atandukanye, ugasanga hari bakweretse copyright urayihoreye uravuze ngo uzayisiba ikindi gihe, ariko ntibishoboka ko wakora monetize ugifite ya copyright cyangwa strike. Kuvuga strike, hari igihe baguhaye strike hanyuma ibisaba iminsi 30 cyangwa se ukwezi kugira ngo strike ibe yakwigwaho, bamenye icyo bakora, niba ushobora kuyikosora cyangwa se wasiba iyo video. Hanyuma iyo utinze kuyisiba ugakora indi strike nanone bwa kabiri, ya yindi yari hari ya mbere itaravamo, aho ngaho niho ugenda ushyira channel yawe mu kaga, ndetse kandi ukongera ibyago byo kuba yasibwa no kongera amakosa menshi. Rero iyo ya kabiri nayo iyo ikirimo kongera ugakora indi nanone nyine iyo ngiyo ya mbere wari wakoze cyangwa iya kabiri itararangira itarakugwaho ngo hanyuma ubu mwere, bivuze ko channel yawe ari kugenda ushyira mu kaga. Gusa icyo nakubwira utaruzi, iyo umaze kugira strike 3 channel yawe bashobora guhita bayigira banned, bakayikura ku murongo, ndetse kandi abayisacinga bose ntihagire umuntu n'umwe wongera kuyibona. Rero abantu musenga kandi mufite
ubushobozi bwo kwizera ku rwego ruri hejuru, navuga ngo musengere umuvandimwe Mwanafunzi. Umuntu wese ufite umutima wa kimuntu avuge ngo muri komenti yandike ngo Imana ifashe Mwanafunzi kugira ngo amasengesho yacu no gutaka kwacu bigere ku Mana, bityo ibe yasubiza uyu muvandimwe Mwanafunzi. Kimwe nuko havugwa muri Bibiliya ko iminiho y'abapfakazi banishye cyane, ndetse bigatuma Tabiya cyangwa se Tabita azuka, nyamara we nta bushobozi yari afite bwo kuba yakirira, ariko Imana yakumva imiborogo y'abo bantu bangana gutyo, abapfakazi n'abantu bari bababaye, yaboheraga amakanzu ikamuzura. Rero nizere ko murakomeza gusengera umuvandimwe Dimasi, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.